EPTV Burundi. Kitoko, uradukurikiye umeze neza? Ibi bintu nashakaga kubigukorera Kitoko. Salama. Ndagira ngo mu magambo yawe make ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri MC Monday, ndagira ngo ugire icyo muvugaho muri entertainment yacu, mu myidagaduro yacu. Respect umuhani yihe yatangiye ari umunyamakuru, umuhanzi, byose abikora uri wowe ndabizi neza kumuzi kandi umwibuka. Niki wavuga kuri MC Monday Kitoko? MC Monday ntabwo bigoye kumuvuga ko MC Monday ni umuntu twumvishe, right? ari mu bantu bakoze umuziki, ari mu bantu twatinyukaga gushira indirimbo zacu ko abantu benshi ntabwo bashigikiraga, ntibakundaga indirimbo nyarwanda, ariko ko twari tuzi ko ari umuntu ubikora. So mu magambo make MC Monday ni inkingi ikomeye mu muziki nyarwanda. All right. Yes, urakoze cyane. Mbere yuko nkomeza ndabizi ko amasaha abagoyeho gatoya, hari nakandi kazi ubu ufite, ndagira ngo wenda twite twihutaho gatoya mbere yuko nkomeza na MC Monday. Niki wavuga mu minsi ishize tutakubona, niki wavuga kuri career yawe, niki wavuga iyo ufashe umwanya wenda ukajya no mu bindi ariko ukibuka ko hari n'abanyarwanda bagukunda, hari abakunzi ufite mu muziki nyarwanda, bigufata umwanya ungana gute n'akazi kawe uri gukora? Mu by'ukuri numvaga ko umuziki nawukoze naboneka mbe ndekeye ko nabonaga bigoye, ariko icyo naje kubona cyo nuko ikintu ukunda bidashoboka kukikuramo. So n'ubundi gihe cyose namaze ntavuga mutanyumva, nabaga ndi muri studio mfite album nakoze, mfite indirimbo nyinshi zirundanyije. Ya mu by'ukuri sinzi icyo nabivuga, gusa nuko urukundo ni rwagabanutse, abandi byo gushyira hamwe nibyo byabaye bikeya. Yes, nshobora kuvuga ko abanyarwanda ubafitiye ideni, nshobora kuvuga ko na MC Monday why not mufitiye ideni, kubera ko numwe mu bakunzi bawe wenda uyu munsi turi kumwe, ariko hari n'abanyarwanda badukurikiye bashobora kuba bakunda ibikorwa byawe. Iyo wicaye ukamara umwanya uba wumva hari nta deni udufitiye twebwe abanyarwanda, twebwe abakunzi bawe, bakunzi b'umuziki nyarwanda bro? Ndabizi baranyandikira, hari n'amagambo menshi tuvuga tugira ngo tubizabikora, ntitubikore bikaba kubeshya, bikaba ari ryo deni kurushaho. So deni rirahari cyane. Ubyitwaramo gute kugira ngo twishyure ideni ryacu, kugira ngo uduhe umwanya wacu bro? Ni gutya nabigejeje nyine, nagarutse, ndakeka nagarutse, indirimbo imwe nayishyize hanze, I think ngiye gushyiraho ingufu. Urakoze cyane, urakoze kuvuga ku ndirimbo. Ndahita nibaza impamvu wenda washatse, nabibonye ko ni Tiro, ni remix y'indirimbo Tiro, abenshi barayizi. Niki cyatumye utekereza kongera kwisubiramo gukora remix yayo? Byagutwaye igihe kingana gute kubitekereza no kumva ko it's a right time, ni umwanya nyawo kugira ngo nyishyire hanze nyiha abakunzi banjye? Tiro ni impamvu ebyiri urebye nyamukuru. Icya mbere ni uko ni indirimbo nkunda mu ndirimbo za kera. Icya kabiri, urumva nk'ibyo twarimo tuvuga, abantu bahora banyishyuza, ntabwo ari mu Rwanda gusa, kuko njye nagize amahirwe n'indirimbo zanjye i Burundi barazumva, barazikunda. So naboneka ndeba indirimbo, niyo ngiye gukora imwe nkora indirimbo bose bumva. Honestly ni nka gift. Kandi ikindi nako impamvu n'eshatu. Ikindi narebye muri style z'abantu basa n'abaciye ubwenge za kera, kuko nibo bantu kenshi cyane bagiye banyereka urukundo mu ndirimbo zanjye. So iya mbere ni ukwikunda, iya kabiri ni uko ikora mu mpande z'ibihugu zombi, icya gatatu ni uko hari generasiyo yibandaho cyane. Yes, uri umwe mu bantu ntekereza ko umuziki wacu bawukurikira, uri umwe mu bantu ntekereza ko umuziki wacu nubwo uri mu kandi kazi urabikurikira. Ndabibona kuri social media, ku mbuga ukoresha uba ubikurikira, hari bamwe ugenda una posting ubashyigikira ukagasharinga indirimbo zabo, which is good nk'umuhanzi mukuru. Ariko nanone wenda hari icyo ubona cyiza, hari n'icyo ubona wenda dukwiye gukora, ni nabyo wenda turi buze no kugarukaho na MC Monday. Uyu munsi urabona umuziki wacu umeze gute Kitoko? Urabona dukwiye gukomeza gukora iki kugira ngo dukomeze dutere imbere my brother? Hagati aho mbere ko nsubiza, ndi kwandika igitabo ku muziki nyarwanda, nawe urimo ahubwo uzibonamo. Wow. Nawe ba Monday. Yes. Reka uhereye ku muziki w'igihe cya MC Monday, reka ariho mpera, kuko nibaza ko aribo bambaje mbere yacu ho gato, kugeza kuri uyu munsi umuziki warahindutse, ariko uhinduka mu buryo bwiza, wabaye business. Kera nibaza ko ba Monday babikoraga ari hobby, babikoraga kugira ngo
ari passion bakora ibintu bakunda cyari ikintu kibari muto ariko abubu byabaye business ari nayo mpamvu byahindutse urumva rero ahantu bihindukira iyo uri gukora umuziki kubera ko ukunda nako business yawe yose kubera ko ukunda icyo kintu niba uri kugikora kubera ko ari business of course product utanga ziratandukana uyu munsi nyamubwira abantu uyu munsi iwacu ujyewe ni Nyanza ngiye kugira ibintu ncuruzayo ntabwo natwara ama pièces de rechange cyangwa ya matara ahenze kubera ko nzi isoko ryanjye ko rizaba rimeze so ni nayo mpamvu umuziki wagiye uhinduka bitewe nuko tubigenda biba business ariko mu by'ukuri ni byiza bagerageza gukopya iby'ahandi ariko byateye imbere urakoze cyane kuba dufite iyo business ntabwo bishobora no kutwibagiza wenda kuba abanyamwuga of course iyi si turimo ni business iyi si turimo of course ibyo washyize mu bintu byawe ugomba kubona ibindi bigaruka kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza rimwe na rimwe ntibishobora kutwibagiza ubunyamwuga rimwe na rimwe ntibishobora kutwibagiza abo turimo tugatwarwa na business niko byanagenze hari jyewe numva indirimbo z'ubu kumva mu by'ukuri zose ntabwo wamenya ko ntibakeye usibye nka Ruti Mike Kayihura buriya akora ibintu biri international ntabwo ari ibinyarwanda cyane ariko bishobora kujya mu gihugu cyari cyose cya Afurika na Bruce Melody arabivanga agerageza kubikora ariko avuga ikinyarwanda neza mu ndirimbo yiwe urabyumva kabisa mu by'ukuri harimo abahanzi harimo abahanzi bataragira ariko nk'aba baje vuba of course bizahinduka wenda mu buryo nazi bibe byiza cyangwa bibi ariko guhinduka bizahinduka ariko gukumana umuco wacu nabwo byarakarusha sinzi niba ndishubije neza sawa cyane nicyo kumbura kuri mu myidagaduro yacu nicyo kumbura ku butaka bw'u Rwanda nicyo kumbura muri ya movement yanyu nicyo kumbura muri bya bihe umuziki ukizamuka nkuko bivuze ba MC Mande baduciriye inzira uyu munsi namwe mufite abo mwaciriye inzira nicyo kumbura muri iyo movement nicyo kumbura Kitoko ibintu nkumbura ntibikibaho kera twebwe umuntu yabaga afite album vuge wenda King James afite album indirimbo imwe cyangwa Riderman Medise Kate Kavuyo wari wese twajyaga kuri stade tukamufasha for free ukiyambika ugakora ibiki byose ukitegera kugira ngo musupporting ariko ubu nabonye bitakibaho so nkumbura iriya muntu hari ukuntu twajyaga dufite twabaga turi mu bihe byiza especially iyo byabaga birangiye tugiye nko muri UTC kuganira no hari hagezweho twarakuze turatandukanye ariko ibihe byari byiza nice uyu munsi dufite tiro nk'indirimbo nshyashya ariko nanone hari project zindi ufite cyangwa se hari n'uburyo wifuza gusoza umwaka wa 2024 plans zawe ni izihe icyo wifuza gutanga nyuma ya tiro icyo wifuza gukomeza gutanga mu muziki wacu tugenda no gusoza uyu mwaka 2024 nibaza ko impera z'umwaka habura iminsi itageze muri 60 ubwo nta yindi plan abandi bavuga nta plan mfite muri uyu mwaka nanjye muri uyu nta yindi plan ya music usibye planning bizakurikiza mu ndi mwaka uza ariko ndi gukora album kandi nabikubwiye ubuzima bwanjye hafi ya bwose nabushyize mu muziki usibye ko mbuhinduriye hano so numva ndi gutegura akantu k'agatabo kavuga aba MC Manda bo tuzabakenera nuko twakomeje kuvuga ariko nizere kuza kuduha tukaganira hari ibintu byinshi ndi kuvuga muri icyo gitabo mu by'ukuri plan no kwereka abantu urugendo rw'umuziki ku industry yari igoye no gukora umuntu ufite n'album nayo yes wenda tugana no ku musozo hari ibibazo bimwe na bimwe mba mfite ariko nifuza no kugira ngo numve nawe uko bitekereza uyu munsi mfite bashiki banje bari gushyira imbaraga mu muziki mfite abakobwa bari kuza bagashyira imbaraga mu muziki mfite n'abandi bahungu bashyashya nabo bari gushyira imbaraga mu muziki kuri wowe abakobwa bacu urababona gute iyo wicaye ugakurikira movement yabo ugakurikira ibikorwa byabo ugakurikira imbaraga bashyira mu muziki nyarwanda ubona uyu munsi igitsina gore umugore ameze gutahagaze gute mu muziki nyarwanda jewe ubusanzwe mu ndirimbo zanjye numva muri telefone uyumvisha nyinshi n'iz'abakobwa n'abagore kama tujwi twabo turandyohera so nizumva ndabikurikira rero mu Rwanda naho harimo abahanga ariko ntekereza ko bose ikibazo bagifite ni management ufashe hariho umukobwa bita Marina
sinzi ko hari umuntu mu Rwanda agize ijwi nk'irya Marina w'umukobwa. Ways we numva indirimbo ze buri munsi. Bwiza ni umuhanga nkunda ukuntu packaging ibintu byiwe urabona ko birimo isuku nyinshi. Mu by'ukuri ba Knowless baracyakora. Umuziki wacu umeze neza ariko ikintu kibura of course nibaza ko ari amikoro. Hariho abashobora kubareba bakabona baragezeyo ariko nkanjye uri muri business bamizi ko bakeneye indi support kugira ngo ni nabeza anyway nabeza hagati aho babonye basunikamo bagurisha. Nice. Iyi business twakomeje kuvuga tuyikore gute ariko tugendana no kubanya umwuga kuko nibyo turaza no kwivugaho na MC Monday. Dukora umuziki wacu gute, dukore ibyo dukora mu bunyamwuga bumeze gute ariko tunakora business. Ikintu cya mbere cyo nuko ntabwo dushobora kugera aho dushaka kugera tutabanje kuba abo turibo. Ndaguha urugero. U Rwanda rukiri muri system anglophone francophone twumvaga ba Lucky Dube tutazi ibintu bari kuvuga. Twumvaga ba Brenda Fassie, twumvaga ba Chameleone, ntabwo twese twavugaga Ugande. Twagiye twumva indirimbo nyinshi za Lampadina zivuye muri Ethiopia bavuga amaherek. So mu by'ukuri biriya byose byaheshaga agaciro igihugu cyabo na n'umpamvu ntizibuka nuko zabaga ziri mu ndimi zabo. Nibaza ko tubikoze mu muziki tukabanza tukikunda n'abandi bazaza babirebe. None se ubu se ingagi kugira ngo bazisure bazazisiga amabara y'ibendera rya Kenya kubera ko bafite inyamaswa nyinshi. So n'ubwo baza kuzireba n'ubundi ko ziri mu Rwanda n'indirimbo zacu niko tuzikuza inyarwanda still barazikunda bakazumva ariko ntabwo nshigikira cyane ukuntu tubivangavanga. Yes, wenda tugana ku musozo kugira ngo dukomeze n'ikiganiro nawe ujye mu zindi gahunda. Ni izihe ndirimbo ufata nk'indirimbo zifite icyo zivuze mu buzima bwawe zawe wakoze ariko ukavuga ati indirimbo ifite ikivuze kuri njyewe ariko ifite n'ikivuze ku banyarwanda? Jewe indirimbo zanjye nkunda ntabwo abantu bazikunze. Nabaga muri ziyarabe ntigiye none irabamara. Ibana yasohokaga nkahita iswata kabisa nkambireba. Ariko hari indirimbo yitwa Urukundo. Urukundo nayikoranye n'abaproducer nka batatu ntarayumva neza uko mbishaka kugeza ngeze kwa Washington. Urukundo ni sawa. Hari indirimbo yindi yitwa nyinshi man. Hari niyo wakoreye ngo kwa MC Monday na Mastora, right? Kiragi ni kwa Monday. Nice. Okay. Kwa MC Monday hari indirimbo twahakoreye ngo yitwa Imfura y'inzozi. Mbere imfura y'inzozi yonyezi ndwara ngumbya yuga gatatu. Yitwa Imfura y'inzozi. Mama bavuze wa MC Monday. Okay, nkunda Urukundo reka rego mvuge ebyiri. Ikindi ni indirimbo nakoze y'umukuru w'igihugu. Je nayikoze ntawe yinsabye ntawe unsabye ni ibintu numvaga bindimo naragendanye mu mutwe ngira amahirwe iba nziza. Nayo nyumvishe hari nayikoze mu masaha abiri ariko yo numva uko yanditse ndavuga no ibi byagombaga kubaho tu. Nice. All right, so nekereza ko byari byiza kugana nawe ariko MC Monday sinzi niba ari icyo wamubwira wenda kugira ngo turamureke kitoka agende. Gusa icyo namubwira nuko nari mukumbuye nishimiye kumubona kandi nuzajya ukora indirimbo jye uyibuka unyohereza ka link kuko nshobora gutwika mu buryo bwanjye tu nk'umusaza nko kwa kundi kwa kera. Kibazo kabisa. All right, nirihe shimi wabwira MC Monday nicyo wamubwira mu bihe byose mwabanye? Hari indirimbo yasohoye ejo bundi ikodize mu buryo bwa live. Nice. Nayumvishe nayibonye bayipostinze ahantu irimo abantu bambaye ikinyarwanda ariko mu by'ukuri background y'ukuru muzikali panze yaranje neza kabisa. Hari n'udukomenti nka tubiri nabonye mbona ko ari abantu bazi bikoze neza man urumva ko ndakurikira cyane kabisa. All right, thank you so much. Wakoze kuduha umwanya wawe byari bigoye bitewe n'akandi kazi ufite cyangwa se n'undi mwanya wawe ariko brand new song turayifite tugiye kwikina ariko mbere yuko dukomeza nicyo wabwira umunyarwanda umeze nka MC Monday umeze nkanjye umeze nkatwe twese twaye tugukumbuye nicyo wamubwira nihe message ufite umunyarwanda wakunze ibyo ukora kugeza n'uyu munsi ugukurikira?
ikintu nabwira ni ukubashimira kuko iyo so ndirimbo nkabona harimo abakibwira amaze imyaka ingahe ntakora kandi ikindi si umuziki gusa umuntu wese inzira arimo ni ugukora cyane ugakora ibintu ukunda. I think hari ukuntu bitanga n'ibyishimo cyane cyane iyo ubonye bikugize icyo bikugezaho kandi ndanabashimira namwe mwembi ko mu mwanya. Thank you so much. Wakoze cyane, byanshimishije kongera kubona indirimbo yawe nyuma y'igihe runaka utari gukora ariko kuri YouTube channel yawe ifite hafi 160 mu minsi 2. Ni ikintu cyiza kubakoze subscribe cyangwa se kubayirebye, gira ijambo rimwe babwira gusa. Man, muziki ugiye kuza, ufite album nziza, ufite album namwe reka mbiba, ufite album keza kagiye kuza kabisa, muzagakunda kandi murakoze ku rukundo. Urakoze cyane Kitoko, thank you so much. Imana ikomeze kurinde, ukomeze utere imbere man. Thank you bro. Yeah, thank you too man. Thank you namande kandi ku mwanya wanyu.